Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kumererwa neza, none reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemera turebere hamwe izi breaking news n'amakuru mashya ari kugenda akomeza kugarukaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Mu karere ka Karongi abaturage bakaba bakangaranye ndetse abandi bagira ubwoba nyuma y'uko abakoze igisa naho ari umutwe w'abagizi ba nabi hano muri kano karere ka Karongi bakomeje kugenda bazengereza abaturage ndetse babicira n'amatungo. Ni nyuma y'uko aba bakoze igisa naho ari umutwe w'abagizi ba nabi bakomeje kugenda bazengereza abaturage hano muri kano karere ka Karongi. Amakuru akomeje kugenda agaruka nuko baje kuba batabwa muri yombi. Natwe rero tukimara kumenya ibyo makuru tukaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye, tukaba tuje kugeza update z'iyi nkuru nk'uko ikomeje kugenda igarukwaho n'abatari bakeya ndetse benshi bishimira buryo ki aba bari barakoze uyu mutwe usa naho ari uw'abagizi ba nabi baje kuba batabwa muri yombi. Icyo tugusaba no kudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru ukaza gusobanukirwa neza uburyo ki aba bari barakoze igisa naho ari umutwe w'abagizi ba nabi hano muri kano karere ka Karongi. Mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Inkuru zacu nitujya tuzishyiraho notification zigeze kugeraho uri mu wa mbere, ujye ubana natwe gatanu kuri gatanu, kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubine kugira tubone uburyo dukosora, tujye tukugeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkuko twagusezeranije kuzajya tukugeza update z'amakuru yose y'abavuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abavuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu tuje kureba tukugeza update y'aba bagizi ba nabi bakomeje kugenda bayogoza akarere ka Karongi ndetse inkuru nziza ikomeje kugenda igarukwaho, bikaba bivugwa ko baje kuba batabwa muri yombi. Nk'uhaye ikaze. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda igaruko aba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano muri kano karere ka Karongi. Abari barayogoje abaturage aho ngo bari barakoze igisa naho ari umutwe w'abagizi ba nabi bakaba baje gutabwa muri yombi. Nkuko amakuru rero akomeje kugenda abigarukwaho, abari barashinze umutwe w'abagizi ba nabi mu karere ka Karongi bakaba batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage no kwibasira amatungo y'abaturage hano muri kano karere ka Karongi. Abafashwe n'abagabo batatu bo mu murenge wa Murundi, akagari ka Nyamushishi mu mudugudu wa Nyarurembo. Abafashwe hakaba harimo witwa Nshimiyimana Emmanuel w'imyaka 27, Habimana Emmanuel w'imyaka 27 ndetse na Munyeshyaka Vedaste w'imyaka 39. Aba bakaba bakurikiranweho icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kuwujyamo, ubujura ndetse no gukomeretsa amatungo yororerwa mu rugo ndetse no kuyica. Ibyaha bakurikiranweho byabaye ku wa mbere Kamena 2024, bafatwa bamaze kwiba inka y'umuturage ndetse bakaba baranayitemye ku kuguru bakoresheje umuhoro. RIB kandi ivuga ko abafashwe basanzwe barashyizeho umutwe w'abagizi ba nabi kuko bari basanzwe biba abaturage mu bihe bitandukanye.
Iyi ikaba ari inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bamwe mu baturage batuye hano muri kano karere ka Karongi bakaba basabira aba bajura kuba bajyanwa mu nkiko ubundi bakaryozwa bino byaha bakoze, dore ko icyaha cy'indengakamere kiruta n'ibindi byose ari ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi babahungabanyirizaga umutekano ndetse babiba n'amatungo, ndetse bikaba byarakomeje kugenda binugwanugwa ko aba bajura bashikuzaga n'amashakoshi abaturage bagiye batandukanye. Aba baturage bakaba bakomeje basaba ubuyobozi kuba bahabwa ubutabera bano bajura bakoze igisanwaho ari umutwe w'abagizi ba nabi kuba bafungwa, dore ko bari baramaze amatungo y'abaturage hano muri kano karere ka Karongi. Amatungo menshi ngo bakaba barayibaga bakayabaga andi bakajya kuyagurisha. Aba ngo bakaba banashikuzaga abantu ibyangombwa n'ibindi bikorwa bakoraga bitandukanye. Ibi byose ngo bikaba byahungabanyaga umutekano w'abaturage hano muri kano karere ka Karongi. Abafashwe bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gashari mu gihe dosiye yabo igiye gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ingingo ya 224 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko uhamwe n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Nanone ingingo y'166 y'iri tegeko ivuga ko uhamwe n'icyaha cy'ubujura we ahanishwa igifungo kuva ku mwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo ya 8 y'iryo tegeko yo ikaba igaragaza ko umuntu wese ku bw'inabi wica cyangwa ukomeretsa bikomeye amatungo ye cyangwa ayundi ahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Karongi, natwe tukaba tuje kugeza kugezaho iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane abakumbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twisere ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, niwe bagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitudushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi niwe bagirwe gukora like kujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenga kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.